bakunzi ba Rwanda Gospel TV bongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo umwami w'Imana muzima. Dushima Imana none tugarutse muri studio. Dushima Imana ku bwanyu, dushima Imana ku bwacu yuko twe turi bazima. Rero twatangiye dusenga twumva ijambo ry'Imana. Data mu izina rya Yesu, uyu mugoroba, uyu amasaha, aya manywa, iki gitondo, iri joro, mwami w'abami turagushimira tuguhimbaje, tuguha icyubahiro, tugushimira umunsi mwiza waduhaye, tugushimira umwami wanjye uburinzi bwawe bukomeye wadushyizeho. Mana turakira mu kuba bazima, dushima kandi dushyirwe hejuru, tugushimira ku bwacu mwami, tugushimira ku bw'abavandimwe, tugushimira ku bw'abateze amatwi iyi televiziyo. Mana wo mu gitugushe kandi usendereye mushutanywa nawe mwami, ndakwinginga ubagirire neza, ubabere Imana, ubabere inkomezi, ubakomeze data, ubabere umwungeri. Mana ubabere umwungeri data, igihe batanye umwami wanjye ujye kubagaruza umwuka w'ubugwaneza, bagaruke mu rwego rwawe. Mana utugire neza twese kandi uteze amatwi imwami ijambo ryawe nk'umugisha kandi umugisha utangwa nawe mu izina rya Yesu, nk'umugisha mugena amazi y'ijoro asohoka, nk'umugisha yagize akora byose n'izina rikuze gushyirwa hejuru. Urakoze mwami, twizeye mu izina rya Yesu, amen. Turashima Imana rero yabagiriye neza, dushima Imana umunsi ku munsi. Imana yatugiriye neza, maze tuganira ku ijambo yo kwambara imbaraga z'ikindi gihe. Iyo wambaye imbaraga z'ikindi gihe ntabwo utsindwa n'imbaraga z'umwanzi. Iyo wambaye imbaraga z'ikindi gihe ntabwo utsindwa n'ibyo ubonetse byose. Iyo wambaye imbaraga z'ikindi gihe ntabwo ufata ibyo ubonye kuko ubuze icyo ushaka. Ubundi iyo umuntu atazi icyo ashaka afata ibyo abonye, ariko uzi icyo ushaka ntabwo ufata ibyo ubonye kuko icyo ushaka utakigeraho. Yesu ashimwe cyane. Rero iyo wambaye imbaraga z'ikindi gihe ntabwo ufata ibyo ubonye ibyo aribyo byose, ntabwo ugenda mu kigare icyo aricyo cyose, ntabwo uvuga ibyo ubonye ibyo aribyo byose, ahubwo hari ukuntu ugenda, hari ukuntu uvuga, hari ukuntu witwara kuko hari imbaraga uba wambaye. Yesu ashimwe cyane. Rero turashima Imana, uyu munsi ni umunsi wa 36 umwe mu minsi 40 yo gusenga. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Turashima Imana yatugiriye neza. Rero turashima Imana ko yabanye natwe kandi yaganye natwe, ndetse n'iminsi isigaye tuzi neza ko tuzabonamo ugukomera kw'Imana n'imbaraga zayo. Turashima Imana rero ko itugirira neza umunsi ku munsi. Yesu ashimwe cyane. Rero mama sengesho dufite kwizera tudashidikanya, cyangwa nawe dufatanyije gusenga, byanga bikunda hari icyo tugomba gukora imbere y'Imana. Iyo umuntu ajya imbere y'umuntu ukagenda ukamutiritiriza, iyo dusomye ibyanditswe byera tubona inkuru y'umucamanza. biramwitaga umucamanza wari mubi, ariko noneho ngo habaye umupfakazi mu mudugudu umwe, ngo araza agerwaho n'ikibazo gikomeye cyane, ngo yari afite umugabo aza gupfa, asiga yitwa umupfakazi. Umugabo amaze gupfa izina rye rihindutse, niba yitwaga mama runaka, noneho atajya kwitwa umupfakazi wa hariya haruguru, umupfakazi wa hariya hepfo, umupfakazi. None igihe cyaje kugera, ibyo ntabwo byarangiriye aho ngaho, ahubwo biravuga ngo umugabo we ari we wapfuye, nyakwigendera yapfuye afite ideni. Noneho biravuga ngo aza kugira gute, uwamwishyuzaga aza kuza kumwishyuza, asanga umugabo yarapfuye, asanga umugabo ntacyo afite. Bibiliya irambwira neza ngo uwo mwishyuza yamaze kubona ko ntacyo afite, aje ati rero nta kindi ufite, ndabona ufite abana bawe, rero ngiye kubagira ingwate mbatware. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ariko noneho ngo umupfakazi agenda atitiriza, aramubwira ati rero umugabo wanjye yaragiye, umugabo wanjye ntabwo mfite ingwate ndengera. Ngo arangije ngo akajya mutita kumanywa na nijoro, yataje kujya avuga ijambo, nubwo nita ku bantu, nubwo nita ku bantu sinjye ni muwe, ariko kubwo yaguye umupfakazi nduhije, reka murengere kugira ngo angire amahoro. Yesu ashimwe cyane. Rero natwe tugira imbere y'Imana, niba umucamanza mubi, Bibiliya yita mubi, yavuze gutyo, twebwe se ntabwo tutakira Imana yacu, ntabwo Imana yacu izaturengera twe tuteke ku manywa na nijoro. Ntabwo Imana izakwibagirwa, ntabwo Imana izaguterana, ntabwo Imana izagutera umugongo. Imana izakuva kandi Imana izakuruhura. Niba umucamanza mubi yavuze ko nguko abateka ndarushye, ati uyu mupfakazi aza buri munsi ahangaha, aza ambwira kumurengera, arangije amukemura ikibazo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Rero niba umucamanza mubi yavuze uko nguko akarengera umudamu, akamukemura ikibazo yari afite, ntabwo Imana yacu izabura kuturengera twe tutajya ku manywa na nijoro. Yesu ashimwe cyane. Rero twihutaka dusome icyanditswe kiri muri Yesaya 46 tuya ku murongo wa 11. Twihuta havuga ngo
Yesaya 46 umurongo wa 11 aravuga ngo nzahamagara igisiga cy'amerwe kive iburasirazuba aricyo mugabo ufite imigambi yanjye ituruka mu gihugu cya kure. Narabivuze no kubisohoza nzabisohoza, narabigambiriye no kubikora nzabikora. Nimunyumve mwabafite imitima imenangiwe mwe bari kure yo gukiranuka, nigije hafi gukiranuka kwanjye nikuzaba kure y'agakiza kanjye, nikazatinda nzagashyira Isiyoni kubw'Abisiraheli aricyo cyubahiro cyanjye. Yesu ashimwe cyane. Urumva ngo nzahamagara igisiga cy'amerwe kive kure iburasirazuba. Nta yindi mpamvu igisiga kizahaguruka, nta yindi mpamvu igisiga kizahagurutswa, kizazanwa no guhagurutswa cyangwa kizazanwa n'umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Umugambi w'Imana nugera cyangwa se isaha Imana ijya ku buzima bwawe, kubera ko imbere yawe no gusenga hari igisiga kizanye inkuru nziza ku buzima bwawe, hari umugabo uzanye inkuru nziza ku buzima bwawe, kubera ko abaye imbere y'Imana batitiriza kandi ngo kiba gifite amerwe. Akoze ikintu gifite amerwe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Umva nawe ijambo ryitwa amerwe, ikintu gifite, iyo umuntu afite amerwe y'ikintu runaka, icyo kurya runaka, niba ujya amerwe y'inyama, undi akajya amerwe y'amata, undi sinzi niba amata naho ari amerwe ya Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ariko no kuvuga ngo hari amerwe Uwiteka Imana agiye guhagurutsa kugira ngo amasezerano yacu asohoke. Uwiteka Imana agiye guhaguruka kubera twebwe kugira ngo zane umugambi w'Imana ku buzima bwacu. Nta yindi mpamvu y'ikintu gifite amerwe gikora cyihuta. Iyo umuntu afite amerwe ajya vuba vuba. Iyo umuntu afite amerwe, iyo umuntu afite inzara mu yandi magambo cyangwa akeneye ikintu cyane akifuza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Iyo ukeneye amata uyanywa wumva yashaka kandi ukayanywa vuba vuba, uteka nyanywe numve rwose inzoka numva aho ageze ku nzoka. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Rero Bibiliya yavuze ngo iki? Ngo nzahagurutsa igisiga gifite amerwe kive iburasirazuba ari wo mugabo uzanye umugambi w'Imana. Haleluya. Hari umugabo uzanye umugambi w'Imana ku buzima bwacu. Umugambi w'Imana rero uraje ndetse urasohoye. Muri gusenga kwacu hari umugambi w'Imana, hari igisiga gihagurutse, hari umugabo uhagurutse ku bwawe, hari ibihagurutse kubera wowe, hari ibihagurutse kubera njyewe, hari umugambi w'Imana uhagurutse uyu munsi wa none tuvugana. Hari ahantu hari icyiciro urimo gukora kubera kugira ngo umugambi w'Imana usohoke ku buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ngo njyewe ngo dore nzahamagara igisiga gifite amerwe kive iburasirazuba. Yesu ashimwe cyane. Ngo aricyo mugabo ufite umugambi wanjye uturuka mu gihugu cya kure. Yesu ashimwe cyane. Nta yindi mpamvu ngo icyo gisiga kizazana umugambi wanjye, ngo ari umugabo ufite umugambi wanjye kugira ngo ujye ku buzima bwawe. Kandi anje hepfo avuga ngo narabivuze no kubikora nzabikora, nabigambire no kubisohoza nzajya gute? Nzabisohoza. Yesu ashimwe cyane. Icyo Imana yavuganye nawe, umugambi Imana afite ku buzima bwawe, abantu bavuga batavuga byanga bikunda uzasohora. Icyo Imana yavuganye nawe, abantu bakurira mu kandi gatebo utari uri mu munsi wa none bakakureba ko bati uriya ntahantu azagera, yanaherezo uge, ariko kuba umugambi w'Imana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Hari umugabo uhagurutse, hari igisiga cy'amerwe gihagurutse kizanye umugambi ubona ku buzima bwawe, kizanye ibyo Imana yavuganye nawe ku buzima bwawe. Oh haleluya. Rero icyo usabwa ni iki? Urasaba guhagarara ugakiranukira Imana, urasaba guhagarara ugashikama. Biravuga ngo narabivuze. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Narabivuze no kubikora nzajya gute? Nzabikora. Nabigambiriye no kubikora nzabisohoza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ngo rero nta yindi mpamvu umugambi w'Imana umara gusaba ku buzima bwawe, kuko Imana yabivuze. Yesu ashimwe. Imvugo y'Imana uyitandukanye n'imvugo y'abantu. Abantu bafite ukuntu bavuga, ariko akenshi reka babwire imikorere Satani. Akenshi twumva imvugo y'abantu twebe dushyira mu mitima yacu, kuko twumva imvugo y'Imana tukayibika mu mitima yacu kandi tukayihagararaho. Usanga akenshi umuntu ahagarara ku mvugo y'umuntu yavuze kuko guhagarara ku mvugo y'Imana yagize gute? Ku mvugo y'Imana yavuze. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Iyo niyo bikorera ya Satana. Satana aza huti, Satana aza atera ubwoba, Satana ntabwo ajya yihanganisha, Satana akuvuga ko bicitse, Satana akuvuga ko byarangiye. Ariko akababwire imvugo y'Imana, Imana igira kwivuga kandi igira no kuntu sohoza. Ariko igihe cy'Imana iyo gigeze kandi iyo gisohoye hahaguruka igisiga cy'amerwe.
Yesu ashimwe cyane. Gifite urasirazuba nubwo biriya ivuga igisiga cy'Amerika ariko yasobanura ari umugabo ufite umugambi wanjye. Yesu ashimwe cyane. Amen, haleluya. Ari umugabo ufite umugambi wanjye, umugambi w'Imana usiye ku buzima bwawe, ibintu byose biratungana. Igihe kibono kigeze ntabwo bavango uruho kwa runaka, ese wavutse kwa runaka, uburyo yavutse mu byo yashatsemo, byo yabyayemo, y'umugambi w'Imana uje, ntabwo ibyo ngibyo ubyitaho, ahubwo umugambi w'Imana uje usaba ku buzima bwawe. Icyo usabwa ni iki? Hagarara neza ukiranukira Imana. Yesu ashimwe cyane. Amen, haleluya. Cyanukira Imana, Imana ibaha kandi wibahishe. Cyanukira Imana, Imana izakuvira kandi Imana itewe kugira neza. Yesu ashimwe cyane. Umugambi w'Imana ku buzima bwawe rero ntabwo ujya unanirwa, ntabwo wananirwa. Ushobora kujya mu bihe runaka bikakunaniza, ushobora kugera mu mibereho runaka bikakunaniza, ushobora kugera mu kazi bikananirana, ushobora kugera mu rugo ugasanga birananiranye, ushobora gusanga muri financial yawe ugasanga byananiranye, byapfuye, wagera aho utekereza ugasanga ubuzima bwose bwahagaze. Ariko nshuti utangira guhumuriza uyu munsi wa none nkubwira ngo humura, mu ijuru hari Imana yagujije igisiga cy'amerwe kije gusohoza umugambi w'Imana ku buzima bwawe, kije gusohoza umugambi w'Imana mu byawe, kije gusohoza umugambi w'Imana muri business yawe. Yesu ashimwe cyane. Amen, haleluya. Abantu kenshi tujye duhagarara ku magambo y'abantu, abantu kenshi duhagarara ku mvugo z'abantu, ariko ni ukuri iyo twahagarara ku mvugo y'Imana cyangwa bikunda Imana yasohoza kandi byaza bitanatinze. Nubwo kenshi tuza nk'aho tuvuga ngo byatinze, ariko ntabwo bijya bitinda, ntabwo bijya bitinda nk'uko abantu bajya bitekereza, ntabwo bijya bitinda nk'uko abantu bajya bibwira. Umugambi w'Imana uyuje uzana mu nkokora. Yesu ashimwe cyane. Nshuti yanjye ndaguhumuriza mvuga ngo humura, hari igisiga cy'amerwe gihagurutse kubera umugambi w'Imana uri ku buzima bwawe, kubera ko Imana yavuganye nawe kintu kidatinze. Ngo ari umugabo ufite gukiranuka, ari umugabo ufite umugambi wanjye, ari umugabo ufite kandi ngo ni ukuri nabivuze nzabikora, kandi nabigambiriye nzabisohoza, no kubikora nzabikora. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nshuti yanjye tudatinze ndagusaba iki ngiki, menye neza ko ku buzima bwa Imana ufite umugambi mwiza. Biranga ngo David nibwo nzabajya nigire si bibi kugira ngo mbareme imitima ibyo muzabona hanyuma. Ariko Uwiteka Imana gifite umugambi mwiza. Nuko Satani atwereka iby'isi, nuko Satani atwereka abakomeye, nuko Satani atwereka ibishuko, akatuvuga ngo ntabwo bizagenda, ndetse nivuga ngo ntabwo byavamo. Ariko humura, muri ibyo ngibyo ubona byapfuye, Imana yakwema ikintu gikomeye. Humarega bizavamo. Nkazamvugo za hanzanga ngo ntabwo byavamo, ariko njye nkuzaniye ijambo ngo bizavamo. Byavamo nyamara uhagaze neza byavamo, nyamara urebye neza byavamo, nyamara witwaye neza byavamo, nyamara wumvishije neza byavamo, nyamara hari ukuntu byavamo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Izo mvugo ziza ziri negative uyu munsi wa none ntabwo hari negative, ahubwo positive mu mbere y'Imana. Hari kubaho kw'Imana, hari guhumurizwa n'Imana, hari gutabarwa neza. Yesu ashimwe cyane. Amina, haleluya. Komera ushikame rero kandi wihangane. Imana yo mwijuru iteguye kugira neza, Imana yo mwijuru iteguye kuza kwifuza kwawe, Imana yo mwijuru iteguye kuza gushinza ahatari inzira. Uko bimeze ko ariko kose, mushaka ko bimeze ko ariko kose wibyitaho, muri business yako bimeze ko ariko kose wibyitaho, mwijuru hari Imana yagujije igisiga cy'amerwe kiraje, ndakibona kije mu byawe, ndakibona kije muri business zawe, ndakibona kije mu bana bawe ngo zize bitunganye. Yewe ndakibona kije gukura virus ya corona mu gihugu cyacu mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo umugambi w'Imana usohoye ku buzima bwacu. Ndabona igisiga cy'amerwe kije gukura imbaraga za corona mu isi yose, kuko aho Corona yavuye igomba kuhasubira, kuko turi abana b'Imana kandi tugomba gukorana Imana twisanzuye. Imana bagire neza. Nshuti yanjye nsoza nkubwira ngo humura, umugambi w'Imana ku buzima bwawe ntabwo wizupfa, kandi Imana iteguye kugira neza mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana. Data, mu izina rya Yesu ndagushimira ndaguhimbaje. Mana ugira neza, nta kikunanira, urakomeye kandi urahambaye. Umugisha amaze gutega amatwi ijambo, umugisha ucugusha kandi usendereye, umugitangwa nawe, umugisha w'isi badatanga mwami wawe utanga. Mu izina rya Yesu turakora imigambi y'umwanzi, turakasanga imigambi ya corona, turakasanga imigambi yose y'ubucakura n'ubutindi. Mu izina rya Yesu imigambi yapfumu napfumukaza, imbaraga zikuzimu zose ziyoberanya, imyuka yose yamutatanya, imyuka yamunaniza. Mu izina rya Yesu Kristo namagaye imbaraga z'umwuka we kugira ngo zibaye natwe, kandi Imana utugire neza. Ishimwe n'iteka bibi byawe mu izina rya Yesu twizeye Mana. Amen. Mwami wanjye ushimwe kandi ushyirwe hejuru.
Imana abaha umugisha, Imana haze kwifuza kwanyu, Imana akiza abarwayi, Imana bavireyo, Imana abashe n'abaremewe abaruhure, kandi abiteho mu mago yanyu, abiteho mu miryango yanyu, amahoro kuri mwese, amahoro ku miryango yanyu, amahoro ku bana banyu, amahoro mu gihugu cyacu, amahoro muri bizinesi zacu, muri ibikorwa byacu bya buri munsi, mu izina rya Yesu, amen. Rero kontakiti zanjye nizazi ntabwo zirahinduka, 0788 44 38 67. Imana abahe umugisha, amazina ni Umutoni Peace, Imana abiteho kandi abagirire neza, amen.